imvura ikamunyagira ari wenyine ikamunyagira ikamukoma nta muntu wo gutabaza afite ariko nugera muri icyo gihe ubona uri mu nzitane y'ishyamba biba byiza iyo wegereye Imana cyane ko iyo ugeze muri icyo gihe n'igihe abantu bashobora kugutera umugongo ariko nshimiye Imana iyo baguteye umugongo iraguhindukirira nshimiye Imana ko ijya ukomeza umuntu kandi igatanga inkomezi ni Yesu rero ujya unshoboza muri ibyo byose ikindi cya kabiri warumbaje warambwira ngo ni iki kintu cyambaho kikambabaza ikintu cyambabaza nuko na buri kintu abana ngo barye inzara mbona umwana nsabye ikintu sinyibone cyangwa nanjye nshaka icyo nshaka sinyibone nibwo nababara naho ubundi ndikumva nta kintu gishobora kumbabaza kirenze uko nabuze umutware niyo mpamvu ibintu byose mbishyira kuri balance nkabona nta kintu cyantera umubabaro narababaye ndakomereka bihagije ariko hanyuma yuko mubuze niyo mpamvu ngiye nkunda ndi kumwe n'umutware turi mu ivugabutumwa akavuga ati mfite umugore mwiza bakavuga ese ubundi ubwiza bwiwe burihe bushingiye kuki yabaga avuga ubwiza bwo ku mutima yego nari mbufite yarabubonaga bwo ku mutima kandi nanjye narabyihamirizaga noneho abantu wenda bakabavuga ati se buriya kara ntago ari agatwiko ariko kugira ngo Imana igaragaze yuko ko ndi mwiza mu mutima iravuga ati reka nzane ibigeragezo mbishyire umva imbere ye n'imbere y'abandi bose byibuze mutangira ubuhamya icyo kintu cyangwa ibyabaye Imana itaza kubikora kuriya ngo ibe yantangira ubuhamya bari kuvuga yuko ibyo umutware wanjye yavugaga byari ibinyoma ariko uyu munsi wa none nabonye ko Imana ari cyo kintu yabashije kugaragaza mbese cyamaye wari kujya mu cyimbo cya Yobu cyangwa ukajya mu cyimbo cy'undi muntu wese waba warageragejwe muri biriya twagiye tubona kuko si Yobu gusa ariko Sandrine cyangwa akajya mu bantu kubura umuntu wawe wamufataga nkaho ari byose oya nuko imama pastor uri kumva utaranashyingura hakaba ibintu bimeze kuri ya kose hari umuntu byabaho akajya muri koma akaba yayimaramo n'imyaka 3 n'ibiri Gasaro TV. Reka dushimire cyane byimazeyo abantu turi kumwe muri uru rugendo rwacu rw'uyu munsi ni abadasigana family ngira nkugire ni uburyo nk'ubu ngubu rero hari abanyamuryango barimo batandukanye cyane nibwo tugize n'amahirwe yo kuganira n'umwe mu banyamuryango b'Imena badasigana family ni mama Asia ngire ngo benshi cyane muramukunda kandi muramuzi rero mama pastor Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwe imisi yose umeze neza cyane ndashimira nishimiye kukubona cyane hano mu badasigana yego murakoze cyane banze mubwire nge ngarasa neza pe pastor ukantu kutakongeye yambaye neza arasa neza yasokoje neza kutabimubwiye ako kantu oya niyo bagakwiriye kubimbwira yego sibyo nanjye ariko ndareba ndabona niho nari ngiye kugera yego wagira ngo Sandrine hari ukuntu ibitekerezo bya biri gukorera muri umutima wawe uri guterera mu yego yitwa Gasaro TV Gasaro TV rwose mama pastor nuko urasa neza pe yego gasa umeze neza umeze neza warabyibushye mbega yego arayahekenya ariko sha nukuri turayarya pe nukuri wari umeze neza ariko ndamahoro ndashima Imana iraturinze umunsi kundi turayishimira amen abadasigana family basobanuye iki kuri mama Asia ya abadasigana bafata nk'umuryango ni nkuko umuntu ashobora kuvuga ngo umuvandimwe wa kure arutwa n'umuturanyi wa hafi burya iyo umuntu muturanye ukaremba wenda ufite nk'umuryango icyangugu ubu baye ukeneye ubutabazi bwihuse umunyacyangugu yajya kukugeraho byibuze yego yakugezeho cyangwa se yakurokoye akagukorera ibintu muri urgence ukabona ubutabazi rero iyi groupe abadasigana ngewe nyifata nk'umuryango ni umuryango mwiza nshingiye ku kuntu tubanye cyangwa ku kuntu mbibona biryoheye ijisho n'umuntu wese wabireba yabyishimira
wenda nk'urugero rutoya hari ukuntu nk'umuntu aba adafite nka famiye cyangwa umuryango cyangwa se nk'umuryango waramutereranye iyo aje muri twebwe akarwara tukamusura tukajyana icyo gikoma tukajyana ku gasukari abona ko atari wenyine akabona ko tumwitayeho akumva nawe rega arakomeye uzi guhura n'ikibazo ukabura umuntu kwitaho uhita ubona uri wenyine ukabona uri mu isi ya wenyine ariko iyo umuntu akwitayeho uvuga ati wawu burya nanjye mfite umuntu ntekerezaho mfite abantu banzirikana burya umuntu intwari y'umuntu niyo yaba ari umwe mu buzima uba wumva ari ibintu bikomeye kandi bifatika rero abadasigana ni famiye nkunda nishimira cyane burya naritegereje nsanga nta muntu wigira wenda ndiheraho nk'urugero igihe nagiraga ibyago nagize ibyago dusa nkaho twari turi muri crise iyo nza kuba ntafite inshuti ntafite abankuna ngewe rero inshuti zifata nk'abafamiliye kuko nk'urugero mfite abantu 700 muri fone yanjye cyangwa 500 nkababwira tuzi ko abana babuze minervare uziko abana bagiye kuburara niyo byibuze umwe yampereza inote y'ijana afite abantu 700 ayo mafaranga nshobora kuyakuramo ikintu gifatika gikomeye iminsi ikisunika igakomeza rero ejo bundi ahantu numvishe nkunze abadisigana cyane Tasi yagize ibyago nyine famiye Tasi abantu bamuba bugufiya bo mu badasigana ni nabwo iyo groupe yahise yirema uwo munsi baravuga se ko twatabaye umuvandimwe biherera aho ngaho abantu bari bagiye gutabara tubona tuvuyemo groupe muri ubwo buryo mbese hari nakandi kazina dufite kitwa ngira nkugire abanzi bagire bati oya ko nta kare nako nongeye ni ngira nkugire gusa ngira nkugire ubwo urumva mfite umuntu umwe wo muri groupe 2 3 4 ntabwo nagira ikibazo kuko nyine ndabafite n'umuryango wanjye wa bugufiya no kuvuga ngo natse banyitaba rero nicyo iyo groupe isobanuye ikindi cya kabiri tugira dusura sinatwe twenyine muri twebwe twikorera imirimo myiza umuntu ku wundi ahubwo dushobora kujya gusura abantu kwa muganga tukaba twajya muri gereza gusura abafunze ibyo nabyo turabikora tukaba twakora ibiterane bishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge tukajya kureba abana ku muhanda bunge niyo yaba ari umwe byibuze ashobora kudakangwa n'inkoni bari bumukubite ngo areke itabi cyangwa areke zamuriture ariko ijambo ry'Imana n'indirimbo rikamubohora ni muri ubwo buryo rero twabaye abadasigana burya iyo abagenzi bagendanye nibasigane baba bakoze ubumwe bukomeye kiba ari ikintu gihambaye yego Imana igumugisha cyane urakoze namwe niki cyagushimije kuri uyu munsi yenda kuri uyu muhuro wabaye uyu munsi ngire ngo agiye kuba n'amatora y'abahagarariye uwo muryango urumva mu gihe cyabayeho ugomba no kugira abayobozi ukagira na stati kugira ngo ibintu bigende mu mucyo cyane n'ikintu cyagushimije uyu munsi yenda guhura n'abaririmbyi mwaruka n'agakera n'abavuga butumwa abanye n'abanyamakuru n'abandi bantu batandukanye bagiye bazahaga n'ikintu cyagushimishije cyane today ikintu cyanshimishije ngiye bundi nitwa mukunda abantu niyo no turitirana iyo muye n'abantu duhuje umugambi banumva nishimye hari ukuntu uhurira n'abantu muri societe ukabona umuntu mutari muherukanye uba wumva wishimye nkunda abakozi b'Imana harimo abahanzi harimo abavuga butumwa nta nubwo iyi groupe ngira nkugire ishingiye ku itorero runaka haba umusiramu harimo abo tubanamo abagatulika mbese ingeri zose abarokore muri ADPR za Betesida hose mbese nabanyemo n'abapadiri barimo n'abapasiteri abashumba ni ingeri nyinshi cyane kuba ndi kureba abantu b'Imana ndikumva nezerewe cyane mama pasiteri ukuntu twabibonye ngira ngo na pasiteri yabibonye twabonye uri umumama abadasigana bishimira cyane kuko umuntu wese yazaga waruhara ati reka mbanze njye gusuhuza umubyeyi wacu mbanze njye gusuhuza mama pasiteri ukabona umuntu
mama pasiteri aruta ariko ati umubyeyi wacu icyo kintu cyo cyakira gutera kubona ufitiwe urukundo rungana gutya muri ino famiye ubamo ukabona ko abantu bose bafite igishyuhirane cyo kuba baza kugusuhuza. Ibyo bintu binkora ku mutima. Wenda hari ukuntu umuntu aba ateye nawe naba azi ko ateye gutyo, ahubwo abamureba bakaba bafite ukundi kuntu bamubona bamwiyumvamo. Noneho njye naritegereje sanga muri njyewe hari undi muntu mfite muri njyewe ntari nzi ko urimo mfite indani umuntu uba muri njyewe niwe uwo muntu uba muri njyewe baba baje basanga. Kandi igiti cyera imbuto nziza kirasoromwa cyane yego, ariko bakanagiteranga amabuye bagitera amabuye kigasoromwa. Urumva ufashe imyembe cyangwa manderena zihishije cyangwa reka wenda mvuge urubuto rwitwa orange rusa neza rero rufite amazi, ni kuvuga ngo iyo urisize mu marembo ya gate aho abanyeshuri baca nta munyeshuri n'uyu n'umwe udashobora kurusoromaho. Yego ubwo rero nshimiye by'umwihariko ikinyarwanda yanjye ko bankunda banyiyumvira. Yesu abampera umugisha. Nanjye hari ahantu mba numva biri kugenda bindekrasa bikankura hamwe bikanjyana ahandi bikantera umwete wo gukomeza gutwarana no gusigana kugira ngo byibuze bigire uko bigenda. Reka mama Pascal gufata umwanya munini kugira ngo turaza no kongera, ariko igikuru cyo kureka twubwire Imana iguhe umugisha. Ndawakire mu izina rya Yesu, namwe Imana ibamera umugisha. Amen. Aricyo ushaka kongera kumwongeraho? Cyane umva nshaka kumubaza tubazo. Mama Pasiteri tubazo tubiri nge nsoza none nigendera. Akambere mama Pasiteri ni umuntu ugira umutima udasanzwe cyangwa se kubona umuntu nawe urabizi woroshye ubabarira. Yego si ukubesha ushingiye oya reka nshingire kuri comment cyose kubihari. Ni gake cyane abanyamakuru twe dukora ibiganiro wakora n'ibiganiro bivuga ku muntu ikintu runaka nkuko mama Pasiteri nk'urugero nk'igihe twavugaga inkuru atagiye kongera gushaka reka nangu urugero mbasha urugero uhita ubona abantu bose comment hakabura comment nimwe muri comment zirenga 100 yatuka uwo muntu. Ariko mu gihe tuzi ko hano dukora inkuru ugasanga biragoye kubona abantu bumva ibintu kimwe n'uwo muntu. Ujye ubibona nta muntu ujya upfa kugutuka y'abantu kiri kiko none se nyine wa mugani kuri mukunda abantu ni kuri namukundwa na bose. Hari ukuntu ariko igikundiro cy'Imana gusa nshimiye Imana iyo itanga igikundiro kandi bidashingiye ku kintu runaka. Nshimiye Imana igitanga. Dusabire n'abantu Imana igikundiro cy'Imana kuvuga ngo hari igikundiro twe twishakira yenda ukaba wakoresha amafaranga ufite ukagura igikundiro ukaba wakoresha imbaraga ufite ukishakira igikundiro ariko igikundiro cy'Imana niyo kikujeho. Ni uko byagenda kose igihe cyose abantu barabakwishimiye nkuko so bwa mbere uhagaranye n'umuntu kumushaka ko mugumana. Ariko nyine nicyo ngiye kubaza n'ukunyebaza ikibazo cyanjye mama Pasiteri utubwije ukuri ni cyo kintu gishobora kukubabaza pe ukavuga ngo ndababaye ibihe byose na mama Pasiteri ari wa muntu uhora ari strong wa muntu dushobora kuvuga reka nanjye nishyemo kosha turamuvuga ukabona nta kibazo yifitiye nta utanga views ukabona nta kibazo ufite anagarutse ari strong nta kibazo afite nyine kandi ukabona naba bantu twagiye tumukora ibiganiro arasabanye nyine ukabona maracyari inshuti ze nta kibazo. Izo mbaraga ubundi uzikurashye Pasika atari kukumbariza ngereka nkwibariza uzikura izo mbaraga. Bibiliya niyo yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo imbaraga. Iyo Yesu atama imbaraga cyangwa se ngo ankomeze bitewe n'ibyari bibaye nanjye nayo kuba nk'abandi bose aho wenda nshobora kubwira buri muntu wese ugera mu bihe bikomeye biruhanyije bigoye umutima wiwe. Sandrine hari igihe umuntu ashobora kuba mu gicuku wenda abasenga tubizeranyeho akaba imvura ikamunyagira ari wenyine ikamukoma nta muntu wo gutabaza afite. Ariko nugera muri icyo gihe ubona uri mu nzitane y'ishyamba biba byiza iyo wegereye Imana cyane ko iyo ugeze muri icyo gihe n'igihe abantu bashobora kugutera umugongo. Ariko nshimiye Imana iyo
iyo baguteye umugongo iraguhindukirira. Nshimiye Imana ko ijya ukomeza umuntu kandi igatanga inkomezi. Ni Yesu rero ujya unshoboza muri ibyo byose. Ikindi cya kabiri warumbaje warambwira ngo ni iki kintu cyambaho kikambabaza. Ikintu cyambabaza nuko na buri kintu abana ngo barye inzara, mbona umwana nsabye ikintu sinyibone cyangwa nanjye nshaka icyo nshaka sinyibone, nibwo nababara. Naho ubundi ndikumva nta kintu gishobora kumbabaza kirenze uko nabuze umutware. Niyo mpamvu ibintu byose mbishyira kuri balance nkabona nta kintu cyantera umubabaro. Narababaye ndakomereka bihagije, ariko hanyuma yuko mubuze niyo mpamvu ngiye nkunda guseka, ndi mama bitwenge ubundi ngewe. Niyo mpamvu nta kintu cyatuma nishimira Imana, kandi hanyuma y'ibyabaye nta n'ikintu kizatuma navuga ineza y'Imana. Niba byarabaye si bivuze ko Imana itabaye mu ruhande rwanjye, yarahabaye kandi ndabibona, mbona Imana ikora ibyo umuntu atashobora kandi utanakekaga. Noneho akandi kantu navumbuye, Imana ni umutangabuhamya mwiza cyane. Ushobora kumbaza ati se wabibonye gute? Yego. Nashoboraga kuba ndi kumwe n'umutware turi mu ivugabutumwa, akavuga ati mfite umugore mwiza, bakavuga se ubundi ubwiza bwiwe burihe bushingiye kuki? Yabaga avuga ubwiza bwo ku mutima. Yego. Nari mbufite yarabubonaga bwo ku mutima, kandi nanjye narabyihamirizaga. Noneho abantu wenda bakabavuga ati se buriya kara ntago ari agatwiko, ariko kugira ngo Imana igaragaze yuko ko ndi mwiza mu mutima, iravuga ati reka nzane ibigeragezo mbishyire umva imbere ye n'imbere y'abandi bose, byibuze mutangira ubuhamya. Icyo kintu cyangwa ibyabaye Imana itaza kubikora kuriya ngo ibe yantangira ubuhamya. Bari kuvuga yuko ibyo umutware wanjye yavugaga byari ibinyoma, ariko uyu munsi wa none nabonye ko Imana ari cyo kintu yabashije kugaragaza. Mbese wenda gushidikanya kw'abantu kwateye Imana kunuraho ibigerageza n'imiraba myinshi cyane kugira ngo yo yigaragaze. Satani ngo umunsi umwe ngo yari ari kugendagenda, noneho Imana ibaza Satani, se Satani kuri kuzembagira mu isi urashaka iki? Ngo ndi kwitegereza umugaragu wa Yobu. Yesu ubundi yabuzwa n'iki kwishima? Yabuzwa n'iki guseka? Waramuhaye umugore mwiza, wamuhaye amazu, wamuhaye abana, wamuhaye amatungo, nta na kimwe utamukoreye. Rero nyeka yuko Satani wenda ari icyo yagiye kundega ku Mana, ariko Imana kugira ngo byibuze yigaragaze, irebe yuko imwereke ko ifite umuntu muzima, yavuga ati reka nkore kano kantu, noneho Satani arebereho. Yaratsinzwe Satani. Nanjye ndanavuga ati sinzigera n'umunsi n'uyu n'umwe ntakorera Imana, nta kizambuza n'umunsi n'umwe kuyivugira no kuyikorera, nta mpamvu n'imwe izatuma ndeka Imana. Rero Imana ni yera. Dawidi yabuze uko abigenza, arangije aravuga ati Imana yacu ni ya. Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana ni ya. Mama Pasiteri ni nko kuvuga ngo abandeberaho bajya mbonaho nk'ikibaho. Ikibaho nicyo yahinduye ikibaho buri muntu wese yigiraho, aza akandikaho icyo ashaka cyose. Impindure igiti urubuto buri wese agomba kuza gusoromaho. Shimiye Imana ko yambashije, kandi nanjye niha amanota. Ariko Bibiliya yaranditswe muri uyu mwaka, wari kujyamo? Wari kujya mu cyimbo cya Yobu cyangwa ukajya mu cyimbo cy'undi muntu wese waba warageragejwe muri biriya twagiye tubona, kuko si Yobu gusa. Ariko Sandrine cyangwa akajya mu bantu uzi kubura umuntu wawe wamufataga nkaho ari byose, uri kumva utaranashyingura, hakaba ibintu bimeze kuriya kose. Hari umuntu byabaho akajya muri koma akaba yayimaramo n'imyaka n'itatu n'ibiri, naye kwikanga unasanga barashyinga ibintu byose byararangiye, mbaza ati munyereka ahantu mwamusize. Ariko Imana niyo yonyine itanga inkomezi, niyo yonyine itanga imbaraga, niyo yonyine igikora ibyananiranye, niyo yonyine mbese igikora ibintu sinzi ukuntu ijya ibigenza ibintu byose bigakunda. Uri umwarimu mwiza, reka tunamushimishe. Ni ukubera Imana. Ni ukuri pe. Pasi katuganira nawe biraryoshye. Yego. Kandi turabona bagukeneye cyane hariya haruguru, ibintu biraza kugera neza cyane. Yego, murakoze cyane. Urakoze, turagushimiye cyane. Imana igumugisha. Yego, umugisha. Dawidi abuze uko abigenza, aravuga ati Imana ni ya, Mana yacu ni ya.
uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugare bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye kwizera nyine kutagira imirimo ku bagupfuye ahimbazwa burundu ndashima Imana ndakomeye uyu munsi rero turi kumwe hangaha ngira ngo banze bibwira abantu cyane bagiye bakumva banakuze banagukunda banakurikiye kuva na kera ariko batari gukubona muri iyi minsi nabyo tuze kumenya byose uko bimeze muri gahunda zacu z'uyu munsi njyewe nitwa Ab'ingenzi Gonzage ku ndirimbo yamenyekanye mu murimo w'Imana Dawidi abuze uko abigenza aravuga ngo Dawidi abuze uko abigenza aravuga ati Imana niya Mana yacu niya uburebure bwawe mwami na wabuheza ubugare bwawe mwami wanjye na wabuheza nugira itangiriro ntugira n'iherezo ni wowe ukomeye Uwiteka Imana yanjye umuntu utuye mu mubiri araruhije biryo kumwe cyane ubundi ego Gonzaga ubundi mu busanzwe nyuma y'umurimo w'Imana kuririmba kuvuga ubutumwa Gonzaga ubundi wabigenza mbo hanyuma yo kubanda umuvugabutumwa abandi n'umuririmbyi ngiye ni umutekinisiye mu bijyanye n'ubwubatsi babita engineer ni hafi aho ngaho oya ngiye ntabwo ndi umutekinisiye mu by'ubwubatsi amashanyarazi oya ubwubatsi ngiye ndubaka ubwo rero mu bijyanye hanyuma y'umuziki hanyuma y'ijambo ry'Imana hanyuma yo gukora umurimo w'Imana mu buryo butandukanye kuko buriya ni byiza ko buriya na Pawulo yakoraga umurimo w'Imana ariko akabaha amahema mu kubaha amahema rero ngiye nyabohera hehe mu kubaka amazu y'abantu nta kibazo kandi noneho waruvuze utese ko tudaheruka kubona abantu barambona agerageza ahubwo Imana ishimwe kuko twongeye kubonana amakonseri yo muri iyi minsi tuba dutegura ibintu byinshi bitandukanye noneho uyu munsi bwo urabona ko mudusanze hano muri iki gikorwa cy'iteraniro ry'abadasigana nuvuga ngo sibye nanjye hari n'abandi ahangaha turi kumwe ahangaha bameze nk'aho twaraburiye irengero ariko mu minsi iri imbere tugiye kubabona mu mbaraga nshya ese ubundi bimaze iki cyangwa se byungura iki gufatanyiriza hamwe gutya guhura Imana ibifitemo iyihe nyungu uyu murimo w'Imana ushobora kuvuga ati yenda mwagiye kwisangirira mwagiye kwigira mu by'inyungu zanyu bwite ariko guhura gutabarana gufatanya no gufasha abandi bababaye ubundi igikorwa nk'iki cy'abadasigana Imana yungukirahe mbo ahantu Imana yungukira uvuga muri ka gihe turi mu bitekerezo byacu by'ibikorwa byacu tuvuga ngo abadasigana tugiye mu murimo runaka tugiye kwitezaho imbere buriya dufata n'umwanya wo kujya guteho gusenga iyo dufashe umwanya wo gusenga tugaguhugurana tukumva ijambo ry'Imana icyo gihe ni Imana ibituri bugufi kandi noneho byanarangira n'iki ishaka kutubwira tuba twegeranye ikitubwira turi kumwe cyane ko muri abahanzi babonye n'abavugabutumwa babonye n'abapasitoro abantu benshi batandukanye dufitemo abahanuzi dufitemo abavugabutumwa dufitemo abantu b'ingeri zose zitandukanye ubwo urumva rero ahangaha tuba turi bugufi y'Imana cyane muri interview numvise Theo Bosebabireba yakoze yakunze kuvuga yuko abadasigana ari timu yavutse igihe cy'urupfu rw'umwe muri mwebwe yego abantu badukurikiye bashobora kwibaza ese abadasigana bavukiye kugira ngo bajye batabaraho ahapfuye umuntu ubundi abadasigana ni iki ikintu ki mbo aho ngaho nuko wenda ariho byahereye ariko abadasigana ijambo bwaryo rivuga ngo abadasigana ni ukuvuga ngo nitujyane mu bibi no mu byiza niba ufite ubukwe ubwo uri umudasigana niba wabyaye uri umudasigana ntago twagusiga niba hari ahantu utsikiye ntago twagusiga tugomba kureba uburyo ki aho hantu utsikiye ugomba kuzamukayo bivuga ngo nubwo byahereye aho ngaho imbaraga zacu cyangwa se imikorere yacu iragutse ni ukudasigana kuko ntekereza ko igeze kuvuga akantu kavuga ngo Theo wavuga ati hari ahantu ugera ugasanga abantu barakeneranye ugasanga nawe ushobora kubakenera bigaba ngombwa ko nawe ubona ko bakeneye ukabajyamo bivuga ngo rero barankeneye nanjye ndabakeneye ndetse nawe turi kumwe ahangaha ukwiye kuba udasigana nawe turagukeneye nk'uko nawe dukeneye
yego twabonyemo mama Pasiteri Asiya Uwanyana kandi tumuzi ko nanone ahagarariye irindi tsinda ryitwa Inzahuke. Abadasigana n'Inzahuke biza birahura gute? Mbo abadasigana n'Inzahuke urabona ko kira gikorwa cy'Inzahuke ni igishitsi cyangwa se n'imbaraga, ni igiti cyagize n'amashami cyateruwe na nyakwigendera umutware we. Kandi buriya aho imbaraga z'umutware ziri n'iz'umugore niho ziba ziri. Bivuga ngo rero kuba ahagarariye icyo gikorwa ntibivuze yuko kizacika intege, kuko imbaraga zose umutware yakoresheje nizo n'umugore agikoresha. Kuza tukiyungaho rero nk'abadasigana ni umugisha kuri we, kandi natwe ni umugisha kuri twebwe, kuko bamwe muri twe n'ubundi bamwe twari Inzahuke muri bo, turi n'Inzahuke muri bo. Noneho erega twese turi Inzahuke. Noneho kuba turi Inzahuke rero tukaba noneho tumaze guhishukirwa ko mu buzahuke bwacu tugomba kuba abadasigana. Urumva hari izindi mbaraga tutaramenya aho ziri kwerekeza, ariko Imana iri gutegura muri twebwe. Turi gusengera tuzashyikira ku buryo ubuntu urareba ko wenda kwinjira mu badasigana ni ibintu byoroshye uyu munsi, ariko nje nkurikije iyerekwa ririho nuko ibintu biri kugaragara, hari igihe abantu bazakeneye gushaka kwinjira mu badasigana bidashoboka. Ubu ni nk'ubuntu, ni ubuntu. Ariko iyo uri aho tutatumenya ngo abadasigana ni igikorwa cy'urukundo. Kubera iki gikorwa cy'urukundo hajemo ikintu cyitwa ngo noneho hazagera igihe kwinjira bisaba izindi mbaraga. Impamvu none nanjye ndumudasigana reka nkungane umunsubirize. Ni ukuvuga ngo ibintu gutyo byatangiye bifite umurongo. Iyo usanze hari ababyubatse, hari igihe bisaba kuzamo kugira ngo nawe ibyo bubatse bigusabe ko nawe ushyiramo ibigezaho abo bagejeje. Tuvuga nko muri korari, ujya muri korari, aho kwinjira muri korari ni ubuntu, ariko biragusaba kwishyura ibi n'ibi kugira ngo imirimo ya korari nawe ugendere kuri iyo ritime, kugira ngo ugere kuri ritime bagezeho. Niba ari umusanzu batanga buri kwezi, niba ari ibiki byose batanga buri gihe runaka, bisaba ko nagomba kubitanga. Nagira ngo wijya kure niba hari abantu bahagurutse i Remera bakavuga ngo bagiye Nyabugogo, bagahaguruka n'amaguru, bakagenda n'amaguru bavuye i Remera berekeza hehe? Nyabugogo. Bagahaguruka mu gatondo saa 12 berekeje Nyabugogo. Noneho ni ukuvuga ngo saa 2 barabageze wenda ku Kinamba, benda kugenda Nyabugogo. Undi nibwo ageze i Remera. Kugira ngo abafate biramusaba gutega moto. Ubwo rero no kuvuga ngo ntabwo yagena nabo aribwo agihaguruka n'amaguru, kandi abandi bahagurutse kare biramusaba moto. Iyo moto rero agomba kwishyiramo akagenda. No bizasaba taxi voiture. Just bitewe n'aho abantu tuzaba tugeze. Murakoze cyane. Imana umugisha mu izina Yesu. Ahimbazwe Yesu. Tumeze neza turashimira Imana n'amahoro rwose. Biraza kuba byiza cyane, ndakuzi, ariko kugira ngo nawe dukurikiye baze kumenya pastor turi kumwe ninde. Ni Pasiteri David kubw'Imana. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Ntuye hano mu mujyi wa Kigali. Umushuma muri hetorero? Nyobora itorero ryitwa Christian Family Church. Twabasanze mu badasigana. Abadasigana ubundi pastor basobanuye iki kuri wowe nk'umushumba, kubiri kumwe nabo? Twabonye abantu b'ingeri zose, abavuga butumwa, bemera Kristo, harimo n'abayisilamu, harimo ingeri zose. Abadasigana family ubundi basobanuye iki ku muntu dukurikiye nawe bwite? Murakoze cyane ku kibazo cyiza. Mbafata umuryango mwiza, umuryango wanjye mugari, kuko ni abantu beza cyane. Cyambere ni abantu basenga, bakunda Imana, bakunda igihugu, bakunda nabo ubwabo, bafashanya, bagira ibikorwa byiza. Ni abantu udashobora kubura mu gihe uri mu bibazo. Mbona ari abantu b'ingenzi ku buzima bwanjye ndetse no kubw'abandi muri rusange, kuko ibikorwa bakora bigera ku bantu benshi. Murakoze. Kuki wahisemo kubana nabo? Wenda kuvuga ati nshobora kuba tuko mbayeho n'ubundi buzima mu murimo w'Imana nkora, ufite ndo kufasha abantu cyangwa se ufatanya n'itorero muri rusange, ariko ukavuga ati reka niyunge kuri uyu muryango mugari. Niki kintu cyaguteye imbaraga kuza
kwifatanya n'aba bavandimwe? Icyane imbaraga cya mbere buri abantu beza nta muntu utakwifuza kubana nabo. Uramutse uri umuntu mwiza witwara neza ukora ibikorwa byiza nta muntu utabyifuza. Nanjye rero nabonye ibyo bakora ukuntu ari byiza, umubano wabo n'abandi numva ngomba gufatanya nabo kuko nanjye biri mu byo nkunda gukora kugira ngo twifatanye uko tugenda tuba benshi dushobora gufasha abantu benshi, dushobora gushyigikirana, dushobora gukora ibikorwa bitandukanye byatuma abandi bantu bishima banezerwa. Ikindi nanjye numva mba mfite umutwaro wo gufasha abantu bababaye. Muri make n'abantu duhuje umuhamagaro, duhuje icyerekezo, duhuje intego, duhuje navuga ko dusa n'abahuje kwemera nubwo tuva mu madini atandukanye ariko duhurira ku Mana imwe twese. Uyu munsi ni ikihe kintu cyagushimishije kuba uri kumwe n'abadasigana? Rimwe na rimwe bijya bigora cyane nko mu minsi mibyizi abantu bafitemo ibikorwa byinshi, ariko n'ubwitange kubona waba uri hano ushaka kuyoboye itorero ryawe cyangwa se ibyumva niba namwe mubigira simbizi. Ni ikihe kintu cyagutunga rero kuri uyu munsi cyangwa se cyatumye uyu munsi nawe uvuga ngo ndemera nigomwe byose ariko mbane n'abadasigana? Uyu munsi ni umunsi wanejeje mwiza cyane cyane, bitewe no kuba twahuye tungana gutya uko tungana, abantu nk'uko bivuze twese twaretse imirimo dukora itandukanye. Ikindi nta kintu kiza nko kubonana n'abantu b'abasitari nk'aba ngaba, ibyamamare, guhoberana gusa ukuntu twahoberanaga twese twishimye, umuntu atangaye kongera guhura n'undi bitewe n'uko tuba turi kumwe mu nshingano z'ibyo dukora, ariko guhura gutya ntago twaherukaga guhura. Ni akarusho, ni ukuri byanejeje cyane kuko benshi ni inshuti, turaziranye mu murimo w'Imana dukora, byambere byiza cyane. Pastor, niki kinenda wakwisabira abandi bantu bakurikiye aka kanya yenda kugira ngo tunasoreze hano gahunda zikomeze? N'ikintu wakwisabira abantu badukurikiye bavuga yenda bumva bakwifatanya namwe cyangwa se bumva babajoininga ariko bakumva ntibari kubikikira neza cyane, cyangwa se icyo bisaba nimba bifite amakuru? Murakoze cyane. Icyo nasaba abantu cya mbere badukurikire neza, bamenye ibyo dukora ko ari ibintu byiza. Hari abantu banapinga ibintu batazi ibyo ari byo, ariko icyo nabasa turi abantu b'abagabo tuzi Imana, hari ibintu byuzi, dufite indi mirimo dukora tugamije kubaka ubuzima bwacu, ubw'itorero bw'abanyarwanda muri rusange. Dufite icyerekezo cyiza tujyamo, tujyanamo abantu nabo dukorana nabo cyangwa dufatanije nabo. Icya mbere bamenye ko ibintu dukora ni ibintu bizima, ni ibintu byiza. Wenda sinabasaba kubyemera ariko binakwiriye kwemerwa kuko bifitiye abantu muri rusange umumaro. Nkabasaba rero ngo uwumva afite intego nk'izo dufite naze rwose, naze urwego yaba ari urwo ari rwo rwose, niba ari umushumba, niba asengera ahantu runaka, niba afite umutwaro nk'uwo dufite wo gufashanya, n'urwego yaba ariho, ari n'umuyobozi, yaba ari mu rwego rwa leta, urwego yaba ariho rwose, ibyo dukora ni ibintu byiza bihesha Imana icyubahiro, bihesha umunyarwanda agaciro, uwo ari wese tumuhaye ikaze. Pastor, turagushima, Imana igumugisha. Namwe Imana umugisha, murakoze cyane. Gasaro TV.